ndagushoje cyane, Imana iguhe umugisha. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bantu bafite igice cy'ukwezi mu kiganza. Tugiye kurebera hamwe ibintu bituma batabona umugisha wabo. Niba ufite igice cy'ukwezi mu kiganza, tega amatwi wumve ibi bintu bikubuza umugisha wawe, ubyirinde. Ni byiza kumenya ko kubura umugisha bishobora guterwa n'ibintu bitandukanye, cyane cyane ku bantu bafite igice cy'ukwezi mu kiganza, kuko baba bafite umwuka woroshye usaba kwitonda mu myitwarire no mu mibanire yabo n'isi. Dore bimwe mu bintu bituma umuntu atabona umugisha we: kutitonda mu myitwarire y'umwuka, kutitaho amasengesho, kwiyiriza no kugendera kure y'umwuka mwiza, kwibagirwa gusaba Imana cyangwa imbaraga z'ikirere kugira ngo zikuyobore. Icya kabiri, gukunda inzangano n'amagambo mabi, gutera amakimbirane, gusebanya cyangwa guhora mu magambo atari meza bishyira umwuka wawe mu rujijo. Kwikunda cyangwa kubura ubushobozi bwo kubabarira abandi. Icya gatatu, kutemera impinduka no kwikomeza ku byahise, kwizirika ku byahise bibi, kubaho mu marakara cyangwa kubaho urakaye cyangwa mu bibazo byabaye, kutemera kwihanganira no kwigobotara ibibazo bigushimange cyangwa bikugose cyangwa bikikubase. Icya kane, kugira ibitekerezo bibi kandi bidahwitse, kwigunga, kwiheba no kugira ubwoba budafite ishingiro, gukomeza kwiyumva nk'umuntu udafite agaciro cyangwa umuntu wacitse intege. Icya gatanu, kutagira gahunda no kwigendera cyangwa kugendera mu biyobyabwenge, kudashyira umutima ku ntego no kubaho mu buzima butagira gahunda, gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa ibindi bintu bigabanya imbaraga z'umwuka. Icya gatandatu, kutita ku mubano mwiza wawe n'abandi, gukomeza gusuzugura abandi, kutagira urukundo no kubana nabi n'abakuzengurutse, kudashaka gufasha abandi cyangwa kwirengagiza imibabaro y'abandi. Inama rero ugirwa niba ufite igice cy'ukwezi mu kiganza, kugira ngo umugisha wawe ubashe kuba wawubona. Inama zagufasha kubona umugisha: kora amasengesho kenshi kandi ufate umwanya wo kwiyiriza. Niba ufite igice cy'ukwezi mu kiganza, urasabwa gusenga cyane kandi ukiyiriza kugira ngo umugisha wawe ubashe gutebuka. Icya kabiri, saba imbabazi kandi ubabarire abandi. Niyo kugira ngo umugisha wawe ubashe kuwubona, banza kubabarira abandi, kumva ko wabohotse ku mutima ukabarira abandi, kandi ugasaba n'Imana imbabazi, kuko ari amakosa nawe uba ufite. Icya gatatu, emerera ko ibintu bishya byinjirira mu buzima bwawe, wiyibagize ibyashize bibi.
niba ufite igice cy'ukwezi mu kiganza, emerera ko ibintu bishya byinjira. Hakaribu ibintu bishya byinjire, kandi wiyibagize ibyahise bibi. Wirinde kuguma mu bintu bibi byabaye kera. Icya kane, jya utekereza neza kandi wihanganire ibibazo. Irinde guhubuka mu bitekerezo cyangwa ngo ujye guhangana n'ibibazo. Reka imbaraga z'isanzure zikurwanirire, wikwirwanirira ubwawe. Icya gatanu, shaka abantu bafite umutima mwiza bagufasha gutera intambwe. Aha niba ufite igice cy'ukwezi mu kiganza, kuko ubasha kubona ibintu mbere y'uko biba, n'abantu bagufasha nabo urababona mbere. Reba neza muri abo bantu ubona iruhande rwawe, abo ubona bafite umutima mwiza, bashobora kuba bagufasha, babasha kumva ibyiyumviro byawe, mubasha guhuza no mu bijyanye n'umwuka, bagufashe kugera ku ntambwe zawe. Icya karindwi, shyira gahunda mu buzima bwawe no ku ntego zawe. Niba upanze ibintu mu buzima, gira gahunda, wihuzagurika, wikora ibintu mu kajagari, kandi intego zawe zihamye, uzigereho. We gukora ibintu bimwe ngo bitangire, ngo nugera hagati ubisobeke ngo utangire ibindi. Bikore ubisoze. Ndagushimiye ko twabanye muri iki kiganiro. Imana iguhe umugisha. Wibuke gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye.